ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri Kasuku Media TV. Uyu ni umuhungu w'abanyarwanda Jesco zo mpanga icyogere mu nkuba, umwami w'abagore. Banyarwandakazi, mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana Nyagasani gukomeza kubana namwe aho muherereye hose. Magingo aya ngaya ubu tuvugana ndi Nyarugenge, Kigali katikati ndani, ariko navuga ko magingo aya ngaya cyangwa se umunsi wa none ntishimye habe na gato, kandi si ubwa mbere bino bintu bibaye. Nkeka ko bitagiye kuba no bwa nyuma, ariko nagira ngo mbivugire ku mugaragaro ndetse n'abantu mwese mu byumve. Atazagira umuntu uvuga ngo Jesco zo mipango nawe ntujye uvuga ibibazo byawe n'ibiki byose, ariko reka bivuge kuko bikomeza kundyo ku mutima, kandi nkeka ko undi wari wese wabikorerwa shobora kuba atabyihanganira. Rimwe na rimwe nuko wenda twebwe ari abantu bajya banadufata bakagira ngo ntitugire imitima ibabara, ariko turababara cyane. Dufite n'ibintu byinshi cyane dukorerwa bidukomeretsa, bishobora no kuba byatuma rimwe na rimwe umuntu yiyahura. Mu minsi ishize, nta n'iminsi igera kuri 6 ishize, nibwo natewe mu rugo aho mvuka mu Gashyekero Igikondo. Nibwo natewe n'abiyisa abanyamakuru batera mu rugo, ariko ngiyewe nagize amahirwe nsanga badahari. Basanga ntahari ko nago ngemba mu rugo ndikodeshereza nk'umwe mu bandi basore, nk'abandi basore nyine bamaze kuva mu rugo. Abo bitaga abanyamakuru bateye urugo rwo mu rugo, baraza basanga muri salon, bakora ibyo bakora n'ibiki byose, ndetse ibiganiro barabisohora ku mbuga nkoranyambaga. Ndetse no bajya no gukoresha ibiganiro aux alentours cyangwa se hafi yo mu rugo, bakoresha abantu ibiganiro bashaka kumvikanisha ko wenda nshobora kuba ndi umuntu mubi, ndoborere ibintu nk'ibyo byinshi. Ariko amahirwe nagize nuko ndi umwe mu bantu bakora ibishoboka byose. Karitsiye yacu aho nkomoka, nubwo wenda ntafite ibya mirenge, ngerageza nibura kuba natanga mituweli, nafasha utishoboye, nagerageza gutanga contribution mu kubaka wenda nk'ibiraro, mu kugira gute ibikorwa byinshi nyine birangwa buri munyarwanda wese, nanjye ndi mu bantu bitangamo. So ntabwo nigeze wenda ngira amahirwe icyo gihe yuko hagira n'umuntu mvuga nabi cyangwa se wenda ngo amarabike nk'ibyo bo bari bakeneye abo bantu baje bisa abanyamakuru. So nje gutungurwa mu kanya uyu munsi hari habaye iyo bita press conference, byari itangazamakuru hamwe n'inzego z'umutekano z'igihugu. Umunyamakuru Tebo abaza icyo kibazo cyongeye kubazwa no mu mwaka ushize, cyojejwe n'umugabo udacita Julius. Ariko noneho uyu munsi bakibajije bahinduye imvugo. Cita uvuga mu mwaka ushize yabajije ikibazo avuga ko ese ko Gasuku adafungwa kandi atukana, ese ubwo ntibyaba ari ukubera ko akorana na RIB. Uyu munsi Theo ntabwo yavuze ko ngo dukorana, yakoresheje ijambo ngo kuba ngo ndi inshuti ngo na RIB. Ndagira ngo inshyire ukuri kuri ibyo bintu. Nkeka ko RIB nta muntu yanga, nta munyarwanda yanga, ahubwo yanga umunyabyaha cyangwa se umunyamakosa. Ndetse aba bagabo ntago ari beza, nta nubwo bagira umutima wa kimuntu. Ni n'ababeshyi cyane, ko nta muntu muri bo nabwira mwene ibyo ngibyo. Ndetse iyo ushaka kumenya ukuri kw'ibintu uragenda ukegera umuntu ukamubaza ati koko bino bintu ni ukuri. Ndetse impamvu navuze ko bano bagabo batari beza, iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'isi yose muri rusange birazwi ko ni ikosa rikomeye cyane, wanabifungirwa ukanabihanirwa mu buryo burugaragarira buri wese uramutse wiyitiriye inzego z'umutekano. Ariko umuntu kubera urwango akwanga,
umuntu bitewe n'uburyo gusa atakwiyumvamo cyangwa se bitewe n'ibyo yatumwe akabyuka akavuga ati ngiyewe ndakora ibishoboka byose mu gushaka views zanjye muri titire, kuko ni ibibazo byinshi bihari umuntu yabaza byinshi cyane, ariko gusa kubera ko ushaka titire no kuba wagaragaza umuntu ukundi kuntu ukagenda ukajya kubaza ikibazo kiri stupid, ukajya kubaza ngo kubera ko ngo ari inshuti yanyu kameme, ukanambeshyira ngo ngende ejo y'amategeko. Niyo mpamvu jewe rimwe na rimwe bitewe n'ibintu nkorerwa ndashaka no gushyira ku mbuga nkoranyambaga jewe, kandi ibintu bikorerwa n'abantu jewe najyaga ntekereza ko hari abantu wenda bazima, abantu bafite ubwenge n'ibiki byose b'imbaraga zo gukomeza gukunda runo Rwanda. So impamvu rero nashatse gukiriringa kino kintu, nashatse no kugira ngo gishyireho umucyo. Ejo bundi ahangaha nibwo nakoze video y'umugabo bita Bface w'i Burundi, ndimo ndamurespondinga ku ka video bari bakase gatoya batrikinze, bitamusubiza ndanamutuka cyane. Reka nongere bisubiremo n'abantu mwese mu gakate kano kana. Ibi mbivuze tariki esheshatu, nous sommes les 6 tariki esheshatu, ni ukuvuga ngo itariki eshatu z'ukwezi kwa 12 tariki 5 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025. Reka mbivuge gutya, nta munsi wa rimwe ndetse n'ibiteze no kuzanabaho kubona umuntu n'umwe ushaka guhungabanya umutekano wacu twiga Abanyarwanda, ushaka gutuka umukuru wacu w'igihugu n'abayobozi bacu. Nzareberera ibi kandi nirehiriye imbere y'Imana, sinteze kuzateshuka kuri byo, nzarwanije ibyo mfite cyose. Uno ni umudomo jewe ngo umudomo nanirwe gusubiza umuntu urimo uratuka umukuru w'igihugu, nanirwe gusubiza umuntu urimo urahimba amateka, apfobya amateka y'iki gihugu. Murebere muzancunge neza, nta muntu umuturage w'u Rwanda ndabyuka mu gitondo ngo ngiye kumukoraho inkuru yo kumuharabika cyangwa se kumutuka. Kirazira kikaziririzwa, kubera ko nzi ko ibyo ngibyo ari ibigize icyaha. Iyo mvugo uyu Theo yakoresheje abaza ikibazo cye, mu mbabarire Abanyarwanda muze no kubyandika muri commentaire. Uyu Theo iyo mvugo yakoresheje cyangwa se yabajijemo, muraza gusanga niyo mvugo n'ibigaraje bikoresha. Mugende mfate nk'urugero, Sergeant Robert nani minsi myinshi iciyeho akoresha iyo mvugo ngo reba ngo we Kasuku gukoreshwa ngo n'abakapiteni ngo muri RDF, bamwe banshinja RDF abandi bakanshinja RIB, mwoka byara mu koko. Ni ukuvuga ngo rero uyu Theo mu mucunge neza, muraza gusanga impamvu yabajije icyo kibazo ihari koko. Uyu Theo n'abandi bakorana, ni uruziga rw'abantu bakorana, ari nabo bashobora kuba barateye mu rugo mu minsi yashize. Nanze kuza agiye kubishyira ku mbuga nkoranyambaga, n'abantu bageze mu rugo it's okay, bakoze ibyo bakora baragenda it's okay, nta kibazo, ntawe bahungabanyije umutekano, ntawe bagize gute, ariko gusa nyine ibyabaye setu. Ibaze ngira umudomo ariko uwo munsi naravuze ni no, nta mpamvu yo kuba navuga ngo ngewe ndajya kwita kubivuga. Ibyo ntabwo njye nabivuze. Izo ni torture morale nkorerwa, ariko sinjya nza ngo mbivuge. Theo afite ibibazo byinshi cyane by'iwabo mu miryango yabo, na nyina urwaye niba namufite cyangwa se wenda nande w'iwabo yagakwiye kuba arimo aritaho, apana kuza kunyitaho ngewe kandi ntacyo mutwaye. Iyo ngiye kwitangira ama episode rero nuko bitangira, nta bantu banyiyenzaho, umuntu akansanga nimere neza, nta cyo ngira nawe bose n'uburu butebo w'igisambo. Umuntu ni igisambo yigeze kujya kangisha abantu, avuga ati ngewe nimutamereza amafaranga rwose ndabahemukira n'ibiki byose. Uwo Theo niwe ugiye kubaza mu ruhame
umuntu wagiye imageragere niwe ugiye kubaza mu ruhame ngo se ngo kuyu ese te wowe waje gucika ku ngeso yo kwiba no gukangisha? Nagira ngo nkubaze. Noneho muraza kugenda murebe neza abantu bari bahagararanye na Theo ubwo yabazaga ikibazo. Nubwo nirinze kugira undi muntu mvuga wenda ngo mujombe ngo gutya na gutya, ariko muze kugenda murebe abantu Theo yabazanye nabo ikibazo bari banahagararanye nawe aho yabarizaga ikibazo. Buri muraza kugenda musange niba abantu n'ubundi bagiye banshomokaho nkahita mbabwira ikinyarwanda direct gihe niko nkora. Ubwo sinzigera ntangira ngo ngewe umuntu mutangire gutya na gutya, no. Ariko muraza gusanga abo bantu hari abo bantu n'ubundi nagiye ngira gute, nagiye mburi abantu bose gwese uranshaka iki wabayeho nanjye ngo ariko nukosinga line zanjye nzitabara. Abo rero nibo bantu bashobora kuba babwiranye baganira na Theo cyangwa se bakaza bari bafite n'ubundi uwo mugambi, cyangwa se n'abantu babanye nabo mageragere simbizi, akaba yarabijeje ati ngewe nzabakorera iki n'iki. Muze kugenda mu bicunge neza. Nge nkunda kuvuga ibintu mfitiye proof, mfitiye gihamya. Ni ukuvuga ngo rero muze kugenda mu bicunge neza. Nanze ubu ngubu kugira ngo nerure ibintu byinshi ngire gutezagaraza no ni ukugira ngo ninjya no gutangira episode ya mbere muri episode 234 ngomba kuzakorera Theo, ndetse nongera no gusaba abantu mumuzi neza ubujura uburiganya ibyo akora byinshi umbabare nanjye mu binyoherereza. Umuntu nibindega muri RIB wenda ngo mfitemo ikego cy'umuntu natutse uwo nandagaje, ariko umuntu arakomeza kubaza ibibazo biri stupid kuri jewe just kugira ngo agere ku kimwuka byaramo. Uwitwa Jihad unafunze magingo aya ngaya yigeze kuvugira kuri live avuga ngo ngiye guhorana na RIB hari mu mwaka wa 2023 ngira ngo kuri live. Buriya giye mu bintu bya mbere ushobora kuba byanambabaza cyane nicyo kintu cyo kuba umuntu yakubekera ngo gukorana n'inzego. Uziko n'abantu bwabo baba batangiye kujya bagutinya vangura baneka, nigira abantu bakagutinya to icyo cyubwacyo gishobora no kuba cyatuma utabasha no kujya mu bandi nyine mu rubyiruko rugenzi rwawe bakavuga ngo niwo baneka niwo batanga niwo ugira gute niwo ugira gute. So ibyo bintu bwabyo jewe bituma numva ndi unsafe. Turimo turagwana no kugira ngo aho ngaho umuntu aba yaragiye yiga tahukana ubumenyi agira ibyo akora agira igiteza imbere ateza imbere igihugu. Undi muntu arimo arashaka kuguhaburira mu gihugu gutereramo ubwoba mu gihugu, ubwo surumva ko kumuka byaramo mw'abantu mwe rimwe na rimwe wenda tuve muri blague mujye mubanza namwe mutekereze kuri icyo kintu ko ni ukuri kw'Imana. Jewe rimwe na rimwe yarigenge mvuga ni aba bantu bakorera umuntu ikintu nk'icyo ngicyo akakubeshyera mu ruhame. Ariko nakunze ijambo umukuru wa RIB yamushubije avuga ati nobody here in Rwanda uri hejuru y'amategeko, ndetse aranamuhereza ubutumwa. Niyo mpamvu mize nsubiza direct kubera ko numvise namuhereza ubutumwa tugenda ubwire Kasuku yuko nta muntu uri hejuru y'amategeko, niba koko ibyo bintu abikora azabihanirwa. Ariko yamwibukiraga niba koko ibyo bintu abikora jewe pe ndatukana ariko ni kumwanzi w'iki gihugu. Niba ari amakosa byo nzabifungirwa kandi sineze kuzabireka. Gutuka umwanzi w'igihugu ukumva numva n'igishari nta kibahuragura. Ibyo byo rwose niba ari kuzabifungirwa muzambabarire iryo kosa ryo rimwe ndisabye imbabazi. Ariko umuturage usanzwe
mwokabyara mbigendera kure ndaryirinda. Niyo mpamvu nizaniye content yo kuba nikorera inkoko zanjye nkotsa amanyama n'ibiki byose, mu kwirinda kujya mu matiku ndetse n'igisa nayo, nirinda ibyaha. Ariko niba hari umuntu ushobora kunsembura nk'uyu nguyu w'igisambo wigeze no kubifungirwa akansembura bene aka kageni, ni ukuvuga ngo abashaka ngo nkore amakosa kugira ngo agere ku ntego ye. Ariko ndagira ngo ndatabaje ndatakambye mw'abantu mwe mubwirire uyu muntu natimuye baherutse no gutera mu rugo, mubabwire rwose yuko ndimo ndakora ibishoboka byose ngo nirinde icyangusha mu kosa. Murakoze cyane.